Today ikipe Rayonsports iri buze kumanuka mu kibuga ariko hari 11 barimo gukeka ko bashobora kubanzamo. Ni mu gihe umuzamu mushya mu kipe Rayonsports araba habaye asimbuye Tamare utari wagera mu kipe ya Rayonsports yirengejeje ubusabe. Ku rundi ruhande hari imyitozo ya nyuma iyi ekipe yakoze yitegura mu buryo bukomeye cyane ikipe ya Gasogi United. Ni umukino mbere y'ukuba wagaragayemo byinshi cyane ndetse bamwe mu bayobozi bakuru ba Gasogi United batanga ibitekerezo basebanya, ndetse n'umuyobozi wa ikipe Rayonsports w'abafana agira icyo atangaza. N'ibintu byaranze mbere y'uko umukino uba. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Rayonsports yakoreye imyitozo ya nyuma yo guhura n'ikipe ya Gasogi United. Ni umukino uri bube kuri uyu munsi ukabera kuri Pele Stadium yitegura umukino wa 16 wa shampiyona. Hari byinshi byagiye bigaragara, ubona ko rutayizamu iyi ekipe yaguze Rayonsports azabikora, ndetse no kuri uyu munsi akaza gukonveka abariyo nimutoze kuko yumva izamu. Ni mu gihe ikipe Rayonsports yaciyemo ibice, amakipe abiri mu bakinnyi bitabiriye imyitozo Rayonsports aza gutsindamo ibitego 3. Mu gihe imyitozo yanagaragayemo Mitima Isaac yarimo gukina mu kipe irimo Rayonsports. Mu gihe birimo kuvugwa ko ku rundi ruhande Youssef Rabe ndetse Nzinga Ruvumbu nawe bageze mu myitozo barahita bajya kuri line-up y'abakinnyi 11 bari buze kubanzamo kuri uyu munsi. Ni amakuru yizewe cyane. Nyuma y'imyitozo kapiteni w'iyi ekipe Rwatubyaye Abudu yatangarije abakunzi b'iyi ekipe ya Rayonsports ko bazatsinda ikipe ya Gasogi United. Ariko nanone ku bakinnyi barimo kugenda babura mu myitozo nka Joachim Ojera, Charles Bare, Simon Tamare yavuze ko nta kibazo bazabikora neza, ariko nabo ngo baragaruka vuba, dore ko biri kuvugwa neza ko benda kugera mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe urumva ko bikomeje kugenda bihindagurika. Ikipe Rayonsports yagaragaye irimo guhatana ndetse inatanga akazi mu makipe atandukanye muri shampiyona mu gihe yatangiraga kugeza na n'ubu ishaka gukomeza igahatana. Uyu mwaka ni umwaka mwiza ikipe Rayonsports yagakwiye kuba yatwaramo iki gikombe cya shampiyona. Umuvugizi wa Rayonsports Ruben Ngabo yasubije abakomeje kwibaza uko igikundiro izikiranura na Gasogi United KNC adafite abakinnyi bayo 3 b'Abagande harimo Ojera. Ibintu byo byakomeje kugenda bigarukaho. Umuvugizi wa Rayonsports yabisobanuye neza cyane, ati nimugire impungenge, icyo ni icyambere ndabamara impungenge. Wari Ngabo Ruben vuga ko abakinnyi 3 b'Abagande bavuganye, ndetse bikaba bigaragara ko mu minsi mike baraba bageze mu kipe Rayonsports bagatangira imyitozo aho nta kabazo karimo. Arongera abivuga neza, anatangaza ko ikipe Rayonsports ari ekipe ifite icyo yakora, by'umwihariko atari ekipe yagakwiye kuba yatsindwa n'ikipe ya Gasogi United. Yabivuze ukuri neza, ashaka gusesengura mu kipe Rayonsports ko ifite abakinnyi beza. Nibyo koko ikipe Rayonsports ifite abakinnyi beza, kandi n'izina rya Rayonsports naryo ryagukanga. Rayonsports hejuru cyane. Rayonsports havuzwemo amakuru atandukanye bijyanye na transfer. Kirongozi araza gusinya uyu munsi ari wo wanyuma. Amakuru mfite nuko bitakibaye, ntabwo ari inkuru nziza ku bafana b'iyi ekipe. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande nuko Niyonzima Olivier Sefu ashobora gusinya mu kipe Rayonsports. We ashaka gusinya mu kipe Rayonsports. Ute rero
ni uko ikipe ya Kiyovu Sport yanze kumwishyura, nanone ikaba idateganya kuzamwishyura, dore ko ikibazo cy'amikoro muri ekipe gisa nkaho gikomeje kuba nabi cyane. We yivugira ko ashaka gukina mu kipe ya Kiyovu Sport. Ayo ni amakuru meza. Ku rundi ruhande bitunguranye, ashobora guhita asinya vuba na vuba. Abandi bakinnyi bavuzwe mu kipe ya Rayon Sports nk'aho babafungiyeho feri, bazaba barabongeramo ubushobozi nibuboneka, dore ko ikipe ya Rayon Sports n'ubundi haracyari igihe ikeneye kwiyubaka mu buzima busanzwe ndetse no mu bijyanye no mu mifuka. Abafana nimuze mu kibuga mushyigikire ikipe yanyu, ikomeze ihatane, namwe izabaha ibyishimo. Iyo ufite intwaro nziza zigufasha kurwana, rero nta kabuza nimuza mugafasha ikipe yanyu n'izo ntwaro zidasanzwe mwifuza muzazibona. Naho bagiye abakinnyi baracyahari pe.